Ubundi mu buzima bwacu tubaho kugira ngo tugirire abandi neza cyangwa se nabo batugirire neza. Bityo tugire aho twivana ndetse n'aho tugera. Tukagira inshuti, abavandimwe ndetse n'abantu bose muri rusange. Tukagira abo tuganiriza amabanga yacu ndetse n'ibyacu byose. Icyo wamenya rero neza muri ubu buzima, hari ibintu twebwe ubwacu dutuma bitagenda neza bitewe n'uko twabibwiye buri muntu wese tubonye. Ugasanga imigambi yawe, intego zawe, mbese buri kimwe cyose wifuza kugeraho wakibwiye abantu. Nyuma rero icyo usarura cyangwa se intego cyangwa se buri kimwe cyose wumvaga ugomba gukura muri za ntego wihaye, birangira ntacyo ugezeho kuko byose warabivuze biba intandaro yo kugusenya. Kandi koko nibyo nk'uko tubizi, inshuti zacu, abo tubana nabo, abo tuganiriza ibyacu nibo badusubiza inyuma. Ubundi baravuga ngo mbwira abo mugendana nkubwire uwo uri we. Akenshi iyo batagushubije inyuma, bake muri bo nibo bakugira inama z'uko wabasha kujya mbere. Akenshi nutekereza neza uzasanga impamvu udatera imbere, impamvu utagira aho uva n'aho ugana, ari uko ibyo wagombye kugeraho, ibyo utekereza byose ari uko wabivuze ukabibwira inshuti zawe, bamwe wumva ko wizeye, bamwe wumva ko utagira ikintu na kimwe uhisha. Abo ngabo rero wizeye nibo uzasanga bagusubiza inyuma. Bityo rero hari amabanga, mbese hari byinshi udakwiriye kuba wakwivugaho. Mbese hari ibyo ugomba kubika nk'ibanga ryawe, ukaba uzi ko ibanga ryawe ari wowe n'umutimanama wawe murifite. Ikindi nanone nutekereza neza uzasanga gutera imbere kwawe, gusubira inyuma kwawe, inshuti zawe nkeya muri zo bitabareba habe na mba. Iga kubika buri kimwe cyose cyatuma utera imbere, mbese ibanga ryatuma ugira aho uva n'aho ugana wige kuribika. Nibyo kuko mu buzima bwacu dukenera inama cyangwa se tugakenera abantu, yewe tugakenera n'abantu batwungura ubumenyi, ariko si byiza ko buri kimwe cyose wiyiziho ukibwira abantu. Niyo mpamvu muri iki kiganiro kidarambiranye nabateguriye ibintu 7 ufite kuba wabika, ukabibika rwose, ukabigira ibanga, ukabiceceka ku buryo no mu gihe kizaza bitazakugiraho ingaruka bitewe n'uko wivuyemo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ujye ukora urakizi, ibuka gukanda subscribe, wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo uko tuzajya dushyiraho ikiganiro ujye ukibona mu wa mbere. Ni ibanga ufishe mwumva nk'ibisanzwe, ikaba umugaragu y'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Murakaza neza mu isi y'ubucukumbuzi, murakaza neza kuri ibanga official. Nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Bayizere Claire, ikaze. Reka dutangire n'ikintu cya mbere rero udakwiriye kuba wavuga ukakibika rwose kikaba ibanga ryawe bwite. Ikintu cya mbere udakwiye kuba wavuga ngo ukibwire buri umwe wese ni imipangu yawe cyangwa se icyo twita plan. Mu buzima bwa muntu uwo ari we wese ahorana ikintu cyitwa curiosity cyangwa se amatsiko. Inshuti zawe, abo mugendana nabo baba bifuza kumenya ikiguhugije, bakibaza ngo ese kanaka ahugiye mu biki, ari gukora ibiki, ageze hehe. Rero nawe nugenda ukababwira icyo utekereza, imipangu yawe, aho wifuza kuva n'aho ugana, nta kabuza rwose ko uzaba uri guharura inzira zizatuma izo ntego zawe zitagerwaho. Ariko se reka nkwibariza akabazo k'amatsiko, wari wabona nk'inshuti yawe ishishikajwe no kumva ibyo yibwira, hanyuma nawe ukiva imuzi ukayibwira rwose, ukayibwira aho wifuza kuva n'aho ugana, ukayibwira igitekerezo cyawe cy'ibyo wifuza gukora, hanyuma wamara kubimubwira ugasanga nta kintu na kimwe abikozeho, ahubwo akumviye ubusa, byanarimba ahubwo ugasanga cya gitekerezo wamubwiye wifuza gukoraho, ukazasanga nyuma yishyize mu bikorwa yaragikoze atiriwe no kukugisha inama, kuko wamubwiye inzira zose bizanyuramo, inzira zose wanyuramo kugira ngo icyo kintu gikore. Mbese wamwiye ibanga buri kimwe cyose, umubwira igitekerezo, maze nawe kuko yari afite icyo gushaka atega amatwi anabishyira mu bikorwa. Icyo ukwiriye kwigamo hano rero ni uko wamenya ko inzozi zawe, imipango wifuza kugeraho, aho wifuza kuva n'aho kugana, ni ibanga ryawe, ni wowe ugomba kuribika kuko akenshi n'ubundi ni wowe bireba, ni wowe ugomba kubikoraho kandi ni nawe bizagirira akamaro.
Si ngombwa rero ko rwibwira buri umwe wese, abo wita inshuti zawe kandi mu by'ukuri imbere mu mitima yabo ari ibirura. Menya ko rero iryo banga ryawe nirigucika ugasanga ribwiye abandi bantu, uzisanga ahubwo ari bo bagushyize hanze, ari bo batumye intego zawe zizimira, mbese ukisanga hamwe utigeze wifuza kwisanga. Iga kubika ibanga ryawe kandi ikindi wige kuvugisha ibikorwa kuruta uko amagambo yawe yavuga. Ikintu cya kabiri uba usabwe kubika ukagira ibanga, ni cya kintu cyiza kikaguturisha, kiguha umunezero, kiguha ibyishimo, cya kintu nawe wumva rwose ko ari cyo isoko y'ibyishimo byawe, isoko y'umunezero wawe. Icyo kintu rwose uba ugomba kukibika ukakigira ibanga, ntihagire n'umwe urabukwa. Ishingiro ry'umunezero wawe uba ugomba kuribika nk'aho ari ryo banga ryonyine ubitse, kuko akenshi na kenshi wa muntu utakwifuriza ibyiza, wa mwanzi wawe, yewe na za nshuti zawe, nibaramuka babimenye bakamenya igituma umunezero wawe uzamuka, ikigutera kwishima, bazabigenderaho bakubabaze, bashake buri kimwe cyose cyatuma wa munezero cyangwa se ya soko y'umunezero wawe izima. Aha ngaha rero harimo ushobora kwibwira uti njyewe siko nta banzi ngira. Aho ngaho uribeshya cyane rwose, nta muntu n'umwe utagira umwanzi, yewe nta muntu n'umwe utagira inshuti. Mu buzima habamo abantu beza ndetse n'ababi. Abo ngabo wita inshuti zawe harimo izikuryarya ndetse n'abandi rwose bagukunda nk'uko ubyifuza cyangwa se nk'uko nabo babyifuza. Jya wita cyane ku kintu cyose kikuzanira umunezero, kuko akenshi na kenshi ni ibyawe nta n'undi muntu mubisangiye. Iga rero kubika ibanga ryawe, kubika isoko y'umunezero wawe. Nta n'impamvu y'uko buri wese agomba kumenya ibikunezeza aho biva. Ikintu cya gatatu utegetswe kumenya, mbese ukakimira, yewe ntugire n'undi muntu ukibwira, ni rwa rugamba rw'ibanga uri kurwana nawe wowe wenyine. Urugamba rw'ibanga uri kurwana narwo wowe wenyine, wowe n'umutimanama wawe. Urwo rugamba wumva ko ari urwawe wenyine, si ngombwa kurubwira abandi. Hahandi uba wumva koko ari wowe wenyine ugomba kurwana urwo rugamba, si ngombwa ko ubibwira abantu. Ubundi hari urugamba buri wese anyuramo bisaba ko ari we wenyine urwirwanira, adakeneye indi nkunga, adakeneye undi muntu wese waza kumufasha kururwana. Ibyo bintu nibigucika ukabivuga ukibwira kuri kubibwira inshuti zawe, cyangwa se ukibwira kuri kubibwira bagenzi bawe witwaje ngo ukeneye inama, ngo ukeneye amagambo meza abaturukamo, uzaba uri kwishyira hanze kandi mu by'ukuri nta n'igihe kizatinda ngo ubone ko wakoze ubusa, wakoreye ubusa, yewe wakoze n'amakosa. Ubundi hari ibibazo umuntu aba yifitiye nta wundi muntu wemerewe kubimenya, arwana bucece. Ngaho nawe tekereza numara kubibwira abantu runaka, ngaho ibuka umusonga byaguteraga, wibuke ibibazo byaguteraga ubwabwo, ngaho noneho ibaze numara kubibwira abantu, haziyongeraho n'umusonga wabo wabibwiye, maze bagende babibwira impande zose. Ubundi ikibazo si byo tunyuramo cyangwa se ibihe tugenda ducamo, ikibazo ni uko tubyakira. Ese nyuma y'uko wumvise ikintu runaka ucyakira ute? Ikibazo si uko wacyumvise, ikibazo ni ukuntu uza kucyakira ukanagitekerezaho. Nawe rero muntu ukurikira iki kiganiro wumva ko mu gihe uri kurwana n'urugamba rwawe bwite, si ngombwa ko ubibwira buri umwe wese, yewe na ya nshuti yawe ya hafi si ngombwa kuyibibwira. Icecekere rwose, utuze, ubike ibanga ryawe. Mbere y'uko ugira ikintu na kimwe cyawe wivugaho, mbere y'uko ugira ikintu ubwira umuntu runaka, jya umenya ko abo ukibwiye bose bacyumva bakagitega amatwi, ariko ni bake muri bo bazabasha gusobanukirwa n'icyo bashakaga kubabwira, mbese babiha agaciro. Bazaba bake, ahubwo benshi bagenda bakuvuga. Rero iga kubika ibanga ryawe rikureba, kuko nta wundi biba bireba. Isi turi kubamo, ibihe turi kunyuramo uyu munsi, ni ibihe bidusunikira gushyira ubuzima bwacu hanze,
Bamwe ugasanga barimo baribaza ko nibashyira ubuzima bwabo hanze biratuma babaho neza, mbese bagahindura uko babagaho kuko rubanda baba bamaze kumenya ubuzima bwabo. Ese buriya koko iyo wishyize hanze cyangwa se buri kimwe cyose uri kurwana nacyo ukagishyira hanze bituma koko ubaho neza? Ngaho nawe tekereza ibyo ubona byose ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga umuntu mukuru, umuntu ufite ubwenge ashyize ubuzima bwe hanze, yewe wanareba ukabona ko biteye n'isoni, bidakwiriye umuntu nk'uwo. Ubu kandi wasanga hari umuntu aha ngaha uhise wibaza ngo ubundi se kuki izi mbuga nkoranyambaga zibaho? Ngo none se ubundi bwo washyiraho ikindi udashyizeho ubuzima bwawe bwite? Nibyo koko imbuga nkoranyambaga ziriho, yewe hari n'ibyo ugomba gushyiraho, ariko ukabikora mu gihe wumva ko ubifitiye igihe ndetse n'umwanya, yewe mu gihe wumva ko hari icyo ugiye kubwira sosiyete, icyazanira sosiyete akamaro. Ariko kuza ukatubwira ibyo wanyuzemo, ukatwereka ibitagize ikintu na kimwe bitwungura, nta kindi kizakurikiraho usibye gutangira kugutekerezaho. Ngaho nawe tekereza, wenda mu rugo iwanyu cyangwa se n'ahandi hantu muri rusange wabonye bagize ibibazo cyangwa se bagize ibyago runaka, uraje nawe ubituye kuri social media. Aha ngaha ikiba kigaragara uba uri gushakira ubuhungiro ku bandi bantu rimwe na rimwe kandi badaha agaciro n'ibyo ngibyo uri kubereka. Ariko se kandi mu by'ukuri reka tugaruke, none se aho wahereye upostinga, wenda ugapostinga ibyiza n'ibibi, ugapostinga ibyo wagezeho, ugapostinga ibibazo byawe, mu by'ukuri mu babashije kubona ibyo washyizeho ni bangahe bagufashije kuba babikemura? Ni bangahe bakubajije ese byagenze bite? Ntekereza ko niba waranababonye ni bake cyane mu mubare munini w'ababibonye. Ahubwo bamwe muri bo baragusetse, basharinga ibibazo byawe, babiha n'abo bitakwiriye kugeraho. Naho ngaho rero uza kwisanga wabaye ikiganiro mu bandi, ukisangaho utigeze utekereza kwibona. Ntabwo nkubwiye ngo ube kure y'imbuga nkoranyambaga kuko niyo si tugezemo, ariko mu byo ushyiraho jya ubanza utekereze, wibaze ngo ese ibi bintu ngiye gushyiraho bimariye iki sosiyete? Ese ubundi mbere ya sosiyete ko ari njyewe wirebaho, njyeweho bimariye iki? Naho rero iga kwitonda kuko hari ibyo udakwiriye gusangiza abantu bigomba kuba amabanga yawe bwite. Jya urinda ijambo ryawe, urinde icyerekezo cyawe ndetse n'ingamba zawe zibe izawe bwite. Nta wundi muntu uba wemereye kubyumva cyangwa se ngo abimenye kuko n'ubundi biba ari ibyawe bwite. Ahantu hakane rero uba usabwe kugira ibanga ukaribika rwose, naho ugirira imbaraga, aho ukura imbaraga ndetse n'aho imbaraga zawe zirangirira. Aho ugera neza neza ukumva ko imbaraga zawe zashize ndetse n'aho ugera ukumva ko imbaraga zawe zabashije kwiyongera. Aho ngaho iryo ni ibanga uba ugomba kubika ku buryo n'uwo ari we wese atagomba kuricira iryera. Intege nke zawe, imbaraga zawe, ibi ni ibintu uba ukwiye kwitondera mbere y'uko ubishyira hanze. Kuko niba umuntu yamaze kumenya aho ukura imbaraga ndetse n'aho izo mbaraga zawe zirangirira, niho azahera bimubera ikiraro cyo gusenya na twa tundi duke wari ufite. Mbese usanga uri kugenda ucika intege. Icyo gihe azafata igihe cyo kukwigaho kuko waramwibwiye, arakuzi, kandi ahanini iyo umuntu akuzi wowe nta nubwo uba umuzi kuko aba yarafashe igihe cyo kugutekerezaho akakwinja, ugasanga akuzi kuruta uko wiyizi. Ubundi buri muntu wese mu batuye isi agira aho agirira imbaraga nkeya, akagira n'aho imbaraga ze ziyongera. Byumvikane ko buri muntu wese agira ibimurwanya akagira n'ibimusunika. Buri wese muri twe aba azi aho agirira imbaraga n'aho imbaraga ze zirangirira. Mu byo uvuga, mu byo ukora, jya witondera buri kimwe ubwira abantu kuko uza kwisanga nyuma ntacyo wakoze usibye kugaburira irari ryabo, ukaba uri gushyira imbere icyo twakwita judgment, abantu bagatangira kugucira imanza.
Ikintu cya gatanu uba usabwe guceceka ukagira ibanga, ni cya gihe umuntu yakurenganyije kuko ukabona ko yakurenganyije kandi ukaza kubibona nyuma nta n'icyo wabihinduraho. Aha ngaha nyuma yo kuvumbura, nyuma yo kubona ko uwo muntu yakurenganyije, si ngombwa kugenda ngo ubimubwire cyangwa se ubibwire undi wese uhuye nawe. Ntukajye wumva ko wabibwira buri muntu wese cyangwa se ngo urwaye n'umutima wo kubigumisha mu mutima wawe. Ubundi kugira inzika ni nko kunywa uburozi hanyuma ukizera neza ko buraza kwica undi utari wowe. Mu kubaho kwawe uzitondere kandi wirinde wa muntu ubika inzika, mbese ugira inzika mu mutima we, kuko akenshi na kenshi iterambere ry'abo bantu bakunze kugira inzika riba ari gake gashoboka kugira ngo rizamuke. Kandi koko iyo unarebye nta mwanya umuntu ugira inzika yabona wo gutekereza ku cyamuteza imbere, kuko muri we aba yumva ko afite inzika mu mutima we kandi agomba gushyirwa ari uko akoze revenge cyangwa se ari uko yihimuye. Ugasanga umutima we wuzuyemo kwihorera kuri wa muntu wamugiriye nabi. Nujya wicara ukumva ko mu mutima wawe wifitemo inzika ugomba kugirira nabi mugenzi wawe wakugiriye nabi, jya uceceka ureke kugira umuntu ubibwira n'umwe, ahubwo wihigemo imbaraga zo kubireka. Iyo mbaraga igusunikira kwihorera, ushaka indi mbaraga yatuma bikuvamo, kuko akenshi hari igihe umuntu akurenganya kandi mu by'ukuri ukabona nta kindi wabikoraho uretse gutuza. Jya ubireka kuko akenshi nunareba neza uzasanga atari cyo kintu gikomeye cyane wirengagije mu buzima bwawe kandi ugakomeza urugendo. Nibyo rero mu buzima bwacu dusabwa kugira ibyo tureka, tukareka kubibwira abantu, tukareka kubitekerezaho cyane kugira ngo tubashe kurinda umunezero wacu, tubashe kurinda ejo hazaza hacu tutazicuza. Iyo ufashe umwanya ugasangiza abantu ibintu byabaye bibi, mbese bitakunejeje mu buzima bwawe, abenshi mu bo babibwiye ntabwo bazakumva yewe ngo banumve icyo bashaka kuvuga. Icyo gihe uzaba uri gushaka icyubahiro, mbese uri gushaka kumvwa binyuze muri ako kababaro kawe ushaka guhumurizwa, ahubwo ntacyo uzabona kizaguhumuriza kibaturutseho. Yewe nibanabikora bazabikora ako kanya, ariko nyuma yaho uzabona ko kwa kuguhumuriza kwabo nta kamaro na gake byakumariye. Aha ngaha rero biba byiza iyo ubanje kwitonda ukabitekerezaho, byaba n'amahire ukaza kureka kubivuga. Ahantu ha gatandatu uba usabwe gutuza ukabika ibanga ryawe rikaguma muri wowe n'umutimanama wawe, n'ibyo wagezeho, bya bindi wagezeho uvunikiye, achievement and success. Iryo riba ari ibanga ryawe kuko niwe wabigezeho, warabiharaniye ubigeraho, wabiharaniye ntawe ubizi, nta n'uwagufashije kubigeraho yewe. Aho ngaho rero nta n'ugomba kumenya intsinzi yawe, nta n'ugomba kwishimira intsinzi yawe, kuko akenshi niba umuntu utaramubonye muri struggle zose wanyuzemo, si na ngombwa kwaza mu byishimo byavuye muri wa mubabaro wawe. Unyumve neza, ntabwo nkubwiye ngo ureke kwishimira ibyo wagezeho, ahubwo icyo nshaka kukubwira ni ukwishimira ibyo wagezeho, ukabyishimira wowe wenyine ndetse n'abandi wenda bake wumva ko ari ab'ingenzi mu buzima bwawe, atari ngombwa kubisangiza buri umwe wese n'utabikeneye kubyumva. Iyi si, ubuzima tubayemo budusunikira, mbese butwerekeza gushyira ubuzima bwacu hanze ku karubanda, gushyira buri kimwe cyose wagezeho hanze ukumva yuko ari byo biguhaye amahoro. Nyuma rero uza gusanga ba bantu wasangije ibyo wagezeho, uza gusanga neza ukabona ko nta kintu byabamariye kandi nawe ubwawe nta kintu byakumariye. Reka dufate nk'urugero. Ese koko uraza kubwira abantu uko waguze imodoka nziza igezweho ihenze kandi wanareba neza ugasanga iyo modoka ntabwo ari transport,
mbese ntabwo ikoresha abagenzi ku buryo waba uje gushakira abagenzi ku mbuga nkoranyambaga, mbese uje gushaka abakiriya. Ese koko nuza ukabishyira ku karubanda, ukabishyira ku mbuga nkoranyambaga, urumva ari iki kiri bukuzanire? Urumva ari iyihe nyungu iri buze kuko washyize ku karubanda? Ese sosiyete yo ugiye kuyiha iki? Yego wenda urashaka congratulation, urashaka kwishimirwa n'abantu, ariko se abo bantu bakwishimira bazi uko iyo modoka wayigezeho? Ahubwo se abo bantu birabamarira iki? None se ahubwo birakuraho ko wayiguze uzayigendamo wenyine? Ongera utekereze, waguze inzu nziza inagezweho rwose, yubatse ku buryo butangaje, mbese niyo nzu y'inzozi zawe. Ariko feri ya mbere ikikuraje ishinga ntugufotora ugakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, iyo nzu se mu by'ukuri ni hoteli, ni lodge se byibuze ngo uri gushaka abazayibamo cyangwa se abakiriya? Yego nibyo dukeneye kubaho neza, tukaba heza, tukagira ibihe byiza tukiri muri iyi si. Ariko se kandi niba biri personal, mbese nta wundi muntu ubyemerewe ari ibyawe wenyine, ni gute uza ukabisharinga buri umwe wese? Ubundi ibyo ubwira abantu, ibyo ushyira hanze ku mbuga nkoranyambaga se, ukwiye kubanza ugatekereza niba icyo kintu kitari muri bizinesi, nikikuzanira inyungu, nikizanira inyungu sosiyete, gute wagishyira hanze, gute wakibwira buri umwe wese? Uzi isi igitangaje giteye n'agahinda, ni uko bamwe mu bo byereka baba batabyitayeho, ahubwo ugasanga ishyari niryo ribishe, ugasanga ahubwo uri kwiharurira inzira zo gutuma n'ibyo wagezeho byose ubibura. Ubundi buriya gutera imbere kwacu, kugira aho tuva n'aho tugana, bigirwamo uruhare n'ibyo twavuze, n'ibyo twerekanye, abo tubana nabo, abo tugendana nabo. Ibyo byose nibyo byishyira hamwe bikagena uko tugomba kubaho, bikagena ejo hazaza hacu. Ubundi ibyo ngibyo, ibyo wagezeho ndetse na buri kimwe cyose wifuza kugeraho, biba ari ibanga ryawe uba ugomba kubika ku buryo ritagomba kubwirwa uwo ari we wese. Ikintu cya nyuma rero tugiye gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, mu bintu ufite kuba wabika ukagira ibanga, nicyo twita personal progress. Inzira uri gucamo, ibyo uri gukora byose bizamura iterambere ryawe, yaba bizinesi yawe cyangwa se iterambere ryawe rya buri munsi, si ngombwa ko buri muntu wese abimenya. Aha ngaha rwose nushaka uhashinga agati, reba nawe hari umuntu cyangwa se hari abantu bakunda kuguhamagara, wanareba neza ugasanga nta kintu na kimwe uwo muntu akugiramo inama, ko ruziye niyo kuza akubaza amakuru, mbese ugeze he, ashishikajwe no kumenya imodoka ufite, ibintu byose ufite, amafaranga ufite kuri banki. Ugasanga nta n'ubufasha bw'inama yaguha, ibyo ari ukuza abaza ugeze hehe, mbese uri mu biki? Ibyo ngibyo rwose muri iyi minsi ntago bigezweho rwose. Mu by'ukuri niba ufite ubu bwoko bw'abantu baguhamagara bakubaza ibi ngibi, aba ngaba ni abo kwitonderwa, ukamenya uko ugomba kubatwara, mbese batagomba kumenya iterambere ryawe aho riri kuva n'aho rigana. Akenshi na kenshi abo bantu bameze gutya nta n'icyo baba bavuze mu buzima bwawe, kuko iyo urebye nta n'ikintu kizima bazana mu buzima bwawe, ahubwo ni ukukumva bagaceceka bakanuma, bakabona aho bahera. Niyo mpamvu nawe uba usabwe gutuza, ibyo byose bituma ugera ku musaruro wawe, bituma hari aho uva n'aho ugana, ukabigira ibanga, ahubwo bikaba intwaro wishingikirizaho. Ibi ni byo bintu rero nateganyije kuba nababwira uyu munsi muri iki kiganiro. Ngaho rero amahitamo ni ayawe. Ni aha ngaha dusubiye iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ikiganiro wagikurikiye ukaba ugeze ku musozo hari icyo wungukiyemo, watanga igitekerezo cyawe muri comment, kandi niba ikiganiro wagikunze watanga like, ukanagisangiza bagenzi bawe kugira ngo icyo wungukiyemo nabo ahari bagira icyo bungukiramo. Ibuka kandi gukanda kuri iyo video iri muri screen yawe, ndabizi nayo iraza kugushimisha kandi igire nayo ikigusigira. Wakoze cyane kubana natwe.